Ndagusuhuje ikaze nanone kuri Oderade TV show, aho mbagezaho ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu 15 zituma umuntu yubahwa mu bandi. Muhawe ikaze. Ku mwanya wa mbere turasangaho ubunyangamugayo. Kuvugisha ukuri ndetse no kuvuga ukuri, ibi bigira uruhare mu kubahwa mu bandi ukirinda uburiganya. Ku mwanya wa kabiri turasanga kwizerwa. Gukora ibyo wasezeranyije umuntu, ntukunde kubeshya cyangwa kwica amasezerano, bituma wubahwa mu bandi. Ku mwanya wa gatatu ni ukwitanga. Gufasha abandi no gushyira inyungu rusange imbere bituma umuntu bahora bamubona nk'uwo kubahwa. Ku mwanya wa kane ni ubumenyi n'ubuhanga. Kuba umuntu w'inararibonye mu byo ukora. Ku mwanya wa gatanu ni imico myiza. Kwitwara neza mu bandi, kubaha no kwirinda amagambo mabi. Ku mwanya wa gatandatu ni ubushishozi. Gufata ibyemezo byiza no kwirinda guhubuka. Ku mwanya wa karindwi ni ugutanga urugero rwiza. Kuba icyitegererezo mu muryango cyangwa mu kazi. Ku mwanya wa gatanu ni ukuba inyangamugayo mu bukungu. Kutarya ruswa, kutiba, gucunga neza umutungo. Ku mwanya wa 9 ni ukuba umuntu wicisha bugufi, kutirata cyangwa kutishyira hejuru. Ku mwanya wa 10 ni ukuba umuntu wihangana, kudacika intege mu bibazo. Ku mwanya wa 11 ni ukuba umuntu wubaha abandi. Kubaha abato n'abakuru nabyo bitanga ukubahwa mu bandi ndetse no mu buzima butandukanye bwa buri munsi. Ku mwanya wa 12 ni ukuba umuntu w'inyangamugayo mu rukundo, utabeshya cyangwa kudahemukira abo mukundana. Ku mwanya wa 13 ni ukuba umuntu w'inyangamugayo mu buyobozi. Kuyobora neza, kutarenganya ndetse no kubahiriza amategeko. Ku mwanya wa 14 ni ukuba umuntu w'inyangamugayo mu muryango. Kwita ku muryango no kubaha inshingano mu buzima bwawe bwa buri munsi ku bagize umuryango. Ku mwanya wa 13 ni ukuba umuntu w'inyangamugayo mu buzima bwa buri munsi. Kwirinda ibikorwa bibi no guharanira icyiza. Umushakashatsi nka Robert yavuze ko icyubahiro gituruka mu kwizerwa ndetse no gukora ibintu bifatika, si amagambo gusa. Avuga ko kandi imico myiza ari ihora ituma umuntu yubaha ndetse yubahwa mu muryango, mu kazi ndetse n'ahandi. Uko bisanzwe umunsi twareberaga hamwe bishobora gutuma umuntu yubahwa mu bandi. Reka dusimbukire ku mwanya wa 15. Ku mwanya wa 15 turasanga kuba umuntu w'inyangamugayo mu muryango. Ku mwanya wa 14 turasanga kuba umuntu w'inyangamugayo mu buyobozi. Ku mwanya wa 13 turasanga kuba inyangamugayo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ku mwanya wa 13 turasanga kuba umuntu w'inyangamugayo mu rukundo. Ku mwanya wa 12 turasanga kuba wubaha abakuru n'abato. Ku mwanya wa 11 ni ukuba umuntu wubaha abandi. Ku mwanya wa 10 ni ukuba umuntu wihangana. Ku mwanya wa 9 ni ukuba umuntu wicisha bugufi. Ku mwanya wa 8 ni ukuba inyangamugayo mu bukungu. Ku mwanya wa 7 ni ugutanga urugero rwiza. Ku mwanya wa 6 ni ubushishozi. Ku mwanya wa 5 ni imico myiza. Ku mwanya wa 4 ni ubumenyi n'ubuhanga. Ku mwanya wa 3 ni ukwitanga. Ku mwanya wa 4 ni ugufasha abandi no gushyigikira inyungu rusange imbere no gushyira inyungu rusange imbere. Ku mwanya wa 2 ni ukwizerwa. Ku mwanya wa 1 ni ubunyangamugayo. Izi ni zo mpamvu zituma umuntu yubahwa mu bandi. Umushakashatsi Robert yavuze ko icyubahiro gituruka mu kwizerwa no mu bikorwa bifatika, si amagambo gusa. Imico myiza ihoraho
niyo ituma umuntu aharanira kubahwa mu muryango. Imico myiza ihoraho ituma umuntu aharanira kubahwa mu muryango, mu kazi ndetse n'ahandi. Uyu munsi rero twareberaga hamwe impamvu zituma umuntu yubahwa mu bandi. Kuri Odeladi TV show ahambagezaho ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima, ibiganiro bya gikristo, ibiganiro by'abastar, ibiganiro bitandukanye byakora umuntu ku rwego rumwe bikamushyira ku rundi. Ese ujya wibaza impamvu abantu batakwizera? Ese ujya wibaza impamvu abantu batakubaha? Ese ujya wibaza impamvu ukora buri kimwe cyose gishoboka ariko abantu ntibaguha agaciro n'urukundo ukwiye kandi witanze? Ese ujya wibaza impamvu nta Mana nta buzima? Ese ujya wibaza impamvu ugomba guhora ubuzima bwawe bwa buri munsi wifitiye icyizere ukirinda gucika intege? Ibyo byose nta handi wabisanga ni kuri Odeladi TV show. Ibyo byose nta handi wabisanga ni kuri YouTube channel ya Odeladi TV show. Nyaboneka ntibagire gukora subscribe niba utarayikora. Niba warayikoze ukore share, like, comment, dukomeze dusige isi ari nziza kurusha uko twayisanze. Twubake ubumenyi, twubake ubushobozi, twubake ubuzima bwo mu mitekerereze, twubake ubuzima bw'urukundo, twubake ubuzima bwacu bwa buri munsi buzatuma ndetse bukanatuma dusiga imiryango yacu heza, dusiga ubuzima bwacu heza Imana yaturagije, Imana yaduhayeho umurage. Ndakomeza gushimira abantu bakoze subscribe, abatarayikora namwe muyikore. Ndabashimira umusanzu mushyira kuri iyi YouTube channel. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi mumenye ko mbakunda, mumenye ko mu buzima bwanjye bwa buri munsi mbatekereza, kandi uruhare mwagize kuri YouTube channel ntimuzicuza umunsi wa rimwe. Ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi nta tugisoreje. Nyaboneka ntibagire gukora subscribe, niba warayikoze ukore share, like, comment kuri Odeladi TV show. Ikiganiro cyacu nakagaruka naho utaha. Imana